Reka twongere tubaye ikaze ni Country FM 105.7 ikiganiro mwamaze kucyumva ni ikiganiro ijuru nirikorerwa nkuko maze kumenyera rero buri wa kane guhera saa 2 zuzuye tuba turi mu kiganiro aho tuba turi kumwe n'abatumire mu kiganiro kigira insanganyamatsiko cyangwa se ikiganiro cyitwa ijuru nirikorerwa. Uyu munsi turi kumwe na Emile ndetse na Damascene. Reka tubaye ikaze. Muzi cyane Didier. Dushuje nanone abakunzi ba Country FM. Twishimiye cyane gukomeza kuganira nabo ijambo ry'Imana. Nkuko bivuze abo bari kumva kuri micro no mukiranutsi Emile ndetse na Bizimana Damascene intungane. Yego rwose. Didier biramutagaje cyane. Tagaye. Yego. We ntagakiranuka aratunganye gusa. Byose ni kimwe. Byose ni kimwe. Nta kibazo. Umuntu utunganye n'umuntu ukiranukiye Imana. Ubutazagaruka afite indi nyitase cyangwa nuko bizahora. Oya niyo ngiye. Ni urwego ruhoraho cyangwa ari inzira binyuramo kugira ngo umuntu nyine abo mukiranutsi ni nabyo buraduhora tuvuga hano n'ubu nibyo tugiye kuvuga uko umuntu yaba umukiranutsi ku Mana cyangwa se uburyo umuntu yaba intungane habanza iki ku Mana byose ni cyose biragihana. Yego kuko ni nacyo kimuhesha nyine kwemerwa mu bwami bw'Imana. Akoze cyane. Yego. Reka tubaye ikaze rero mu dukorere mu ngata cyangwa se mu gaseke mwadupfunyikiye uyu munsi. Urakoze cyane. Ntabwo rero turi butinde n'ubundi kubera ko ikigira ukuri byo tuvuga nuko bihura n'ijambo ry'Imana. Ubwo nibyo tubwifashishe kugira ngo tukomeze gusobanura uburyo umuntu yaba mu isi ariko yizeye neza ko afite ubugingo buhoraho cyangwa se afite ijuru mu yandi magambo. Turasoma rero Damascene dufashe turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 5 umurongo waho wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Adusomere muri Bibiliya yera nanjye ndasoma muri Bibiliya ntagatifu. Kadusome ijambo ry'Imana rigaragara mu Baroma ibice 5 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Amen. Amen. Muri Bibiliya ntagatifu aho haranditse ngo ubwo rero twagizwe intungane n'ukwemera dufite amahoro ku Mana muri Yesu Kristo umwami wacu. Kubwe twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo none twiratira gutegereza ikuzo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubundi aya niyo magambo duhora dusubiramo nubwo dusoma ahantu hatandukanye ariko reka mvuge ngo niracyo ubutumwa bwiza buvuga nubwo twakoresha imirongo igiye itandukanye ariko ubundi ijambo ry'ubutumwa bwiza icyo riba rigamije ni ugusobanurira umuntu uburyo yaba intungane biciye mu kwizera Yesu Kristo. Akaba mu isi ari intungane, akaba mu isi ari umukiranutsi cyangwa se umutagatifu. Byose ni ibinyarwanda bigiye bitandukanye ariko bivuga ikintu kimwe ariko abikesha kwizera Yesu Kristo. Ubundi niyo umuntu burya ajya gusenga niyo abantu bakora ibintu bitandukanye byitwa iby'Imana burya icyo baba bashaka kenshi ni cyatuma bumva ko babohotse cyangwa se bakiranutse n'Imana. Icyatuma bumva ko nta kibazo bafitanye n'Imana se mu yandi magambo. Ariko ikibazo kikaba inzira banyuramo bashaka ubwo bwiyunge n'Imana. Yego rwose. Noneho ariko burya reka mvuge ngo nanone Imana ibintu byose yagiye bisobanura mu ijambo ryayo. Yagiye bisobanura mu ijambo ryayo akorema dusaba mu by'ukuri umuntu wese uteze Country FM amatwi kugira ngo abane natwe maso cyangwa se abane maso natwe kugira ngo mu by'ukuri aya mahirwe yo gusobanukirwa atamucika. Niba yagize amahirwe agafatisha Country FM akaba ari kwimva akakanya nabane maso natwe aya magambo ayumve atuje asabe n'Imana kugira ngo imusobanurire ibyo yumva. Kubera ko kumva ni kimwe ariko no gusobanukirwa ibyo umuntu yumva
ni ikindi kandi ni nacyo cy'ingenzi, nicyo cy'ingenzi kuko ibyo umuntu aba yumva byo ni byinshi, Yego. ariko atabisobanukiwe n'ubundi nta mumaro ntacyo bimara rwose. bimugirira. Ikindi nanone ntabura kuvuga, urabona biriya dukoresha ni nazo n'abandi bantu bakoresha, Yego. sibyo? Urabona dufata imwe tugafata n'indi kugira ngo abantu bisangemo. Bo hose Hari uvuga uti wenda nkoresha Bibiliya yera, undi akavuga ati nkoresha Bibiliya ntagatifu. Ariko ikintu kitagatifu n'ikintu cyera ngira ngo byose ni imvugo gusa zitandukanye ariko zivuga ikintu kimwe. Ariko no kugira ngo buri wese utwumva yiyumve mu kiganiro, buri wese utwumva yumve ko ijambo ry'Imana rimureba kandi ko rigamije kugira ngo rimukize. Yego. Ubwo tuje guha ikaze rwose buri muntu, n'umuntu wenda wajyaga wumva ikiganiro cy'ijambo ry'Imana kuvuga ati ibi ntago bindeba, wenda nge nakumva n'ibindi. Ariko ndagira ngo aka kanya nukuri umuntu wese wagize amahirwe akaba twumvishe ashyizeho urushinge kuri Country FM narekiraho urushinge. Hari igihe yabara amahirwe ye yo kumva uburyo yaba intungane. Ariko tutibagiwe n'uzumva iki kiganiro hanyuma y'uyu munsi. Urakoze cyane, kubera ko tuzakomeza kugitanga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo rero nuzacyumva rwose ntazatume gitambuka tumvishe ikintu kirimo. Yego rwose. Ntazafungure niyumva ari ijambo ry'Imana avuga ati hoya ngibe ijambo ry'Imana ntabwo bindeba, nge wenda nikundira muziki, nikundira filme, nikundira umuntu wese burya ijambo ry'Imana riramureba. Utamenya icyo umuremyi wawe yavuze, reka mvuge ko n'ubuzima bwawe bwaba buhari ariko budafite intego. Burya ubuzima bufite intego ni ubuzima bumasha nanone mu cyo wabutanze ashaka, sibyo? Icyo umuntu rero akwiye kwitaho cyane ni ukumenya ngo Imana inshakaho iki, ariko icyo Imana igushakaho ni uko wasobanukirwa neza inzira yongera kuguhuza nayo nk'umuremyi wawe, ukaba mwisubanye nayo. Reka mvuge ngo ni nabwo n'ibindi byose bizakubera byiza. Nta mahoro wagira niko bivuga muri Yesaya 57:21 ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko n'aya magambo twasomye uyu munsi niko avuga, batubwiye ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, mu kinyarwanda kimwe niko bavuze ngo dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Mu kindi kinyarwanda aho bavuze ngo ubwo twagizwe intungane n'ukwemera nanone dufite amahoro ku Mana. Ariko Imana ishimwe kubwo kwandikisha ijambo ryayo. Urumva ukwemera gukwiye kugira umuntu intungane. Ntabwo kuvuga gusa ngo nanjye nizera Yesu Kristo ariko akomeze kuba umunyabyaha. Uko kwizera kuba gupfuye mu yandi magambo, sibyo? Kwizera Bibiliya ivuga ni ukwizera kugira umuntu intungane cyangwa se umukiranutsi imbere y'Imana. Mbisubiremo, gutsindishirizwa ku Mana bivuze kugirwa intungane ku Mana. Ubwo nta nicyo bivuze, nta nicyo bimaze kuba umuntu yavuga ngo yizera Yesu nk'umwami n'umukiza we, ariko niba atari intungane ntiyigeze anakira. Urakoze cyane. Niba atari intungane mu maso kubw'uwo nyine yizera. Ubundi twizerera Yesu iki? Tumwizera kugira ngo tugirwe intungane ku Mana biciye muri we gute rero? Biciye mu cyo yakoze. Ubundi umuntu wese avuka atandukanijwe n'Imana ku bw'igicumuro cya Adamu. Ni amagambo dusoma muri Zaburi 51:7 cyangwa se na Zaburi 58:4 hagaragaza ko umuntu atandukanywa n'Imana uhereye akivuka biturutse ku gicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu, sibyo? Icyo kintu rero ntacyo wakora kugira ngo wongere wubake ubumwe bwawe n'Imana biciye mu byo we wabasha gukora. Twagiye tubigarukaho mu gihe cyashize, ariko uyu munsi turabigarukaho. Ubwo ari ikibazo navukanye nta nicyo nakora ngo ngikize. Noneho hakaba n'umuntu wabwira atari kuko wabatijwe buriya ikibazo wari ufite ya kamere y'icyaha ukomora kuri Adamu buriya warayikize, ariko warayikize kugikora ibyaha biva kuri ya kamere nye cyane. Ni gute umuntu yavuga ngo yakize igiti ntacyo gifite kandi imbuto zigihari? Ubonye imbuto ahubwo ugomba no kumenya ko igiti kiri aho ngaho rwose, sibyo se? Yego. Yesu rero yaziye kugira ngo twebwe bari kure y'Imana atwunge nayo. Ariko abigenje ate? Afashe bwabo bikavukire bwacu n'imbuto zabwo zose azishyiraho, hanyuma ahanwa urupfu twagombaga guhana. Yesu twagombaga gupfa rwa rupfu rw'iteka, twagombaga gupfa tukababazwa mu nyanja y'umuriro n'amazuku,
Imana ifataho umubabaro wanjye wose n'uw'inyoko muntu yose, hanyuma iwubabaza Yesu mu cyimbo cyacu, abadukuyeho urwo rupfu, sibyo? Urubanza rw'ibyaha ruba rutuvuyeho ku bwande bwa ku bwa Kristo. Yesu. Ubwo mu maso y'Imana duhinduka intungane cyangwa se abakiranutse, ariko ku bwande ku bwa Kristo. ariko si cyo gusa. Nanone gukiranuka njye nasabaga n'Imana ntari gushobora. Yesu yakiranutse mu buryo bwuzuye mu cyimbo cyanjye no mu cyimbo cyawe Damase. Yego rwose. Didier nawe no mu cyimbo cya arega Didier. Nawe birakureba. Birakureba kuba mu isi nawe uri intungane. Didier ejo bundi waratubwiye ndabyibuka mu kiganiro cya mbere. Waravuze ngo nanjye ndi umukristo katolika. Ndabyibuka. Ariko Didier bari kutubwira ngo umuntu wizeye Yesu cyangwa umuntu wemeye Yesu, sibyo? Muri Bibiliya ntagatifu bakoresha ukwemera. Muri Bibiliya bagakoresha ukwizera. Akwiye kuba ari intungane ku Mana, ariko biciye kuri uwo Yesu yagize ute? Yemeye. Yesu niwe uguha gutungana kwe, kubera ko utabishobora. Utabasha gutunganira Imana kuko ufite ikibazo wewe wavukanye gituma ngo niyo ushatse mu Roma 7 gukora ku 14 ariko avuga niyo ushatse gukora ibyiza ntabwo bigukundira ku buryo wanezeza Imana. Yesu rero niwe wakoze ibyiza twasabwaga byuzuye kugira ngo mwizera abarweho bya byiza byande bya Yesu. Nibyo, niwe nzira, niwe kuri nkuko byanditse. Kandi nanone kuri bamwe mpamya ko aho bashobora nkuko wari wikomoje uvuga ngo wenda bitewe naho navuze kwemera kwanjye kwerekera cyangwa se bo uko navuze ko ndi umukristo gatolika, kimwe nuko nundi ashobora kuba ari umukristo runaka cyangwa undi akaba afite irindi dini, nkeka ko ari ahantu hafasha kugira ngo bamenye uwo Yesu. Noneho rero tukiraho Didier, icyo ushaka kongereraho ni iki? Sibyo? Ikimana igushakaho ni ukumenya neza uburyo uwo Yesu uvuga wemera, sibyo? Wagirwa intungane mu maso y'Imana kubw'uwo, niko bari kutubwira hano, sibyo? Ukwemera Yesu kugira intungane ugufite, yego, sibyo? Yesu ntabwo tumwemera kugira ngo tubarizwe muri groupe runaka, ahubwo tumwemera kugira ngo tugirwe intungane mu maso y'Imana kubw'uwo nde Yesu. Mbe mwisi nta rubanza ngifitanye n'Imana kubw'uwo Yesu. Ibitari ibyo ntabwo mba nemera Yesu. Mu bundi buryo igihamya ko umuntu nyine yemera Yesu, yego, nuko yemera ko Yesu umugira intungane biciye mu cyo Kristo wo nguwo nyine yakoze. Naho kuvuga ngo uramwemera ariko utemera icyo yakoze kugira ngo wowe intungane, mu bundi buryo ntabwo ubumwemera. Yego. Abantu benshi rero bagiye bayoboka amagrupe runaka atandukanye, ariko bakabyitiranya no kwizera Yesu cyangwa no kwemera ariko batamwemera. Bakamuvuga, bakavuga ko banamukunda, bakamuririmba, ariko batizera icyo yakoze. Ibyo rero ntibyabuza umuntu kujya mu muriro cyane rwose. Kubera ko ubundi icyo wemera kuri Yesu ni icyo yakoze kigukiza rwa rupfu rw'iteka. Hano rero niho bakomeje bavuga bati noneho ubwo twagizwe intungane no kwemera dufite amahoro ku Mana. Yego. Muri make uwo muntu wamaze kwizera Yesu akaba intungane mu maso y'Imana, abana n'Imana iki? Amahoro. Ntiyongera kugirana ikibazo nayo n'Imana. Aramenya ngo uw'Imana nta kibazo tugifitanye kuva none ariko kugeza iteka ryose. Iyo twari dufitanye cyakuweho nande? Na Kristo. Na Yesu. Mu bundi buryo Kristo yatubereye umwunzi hagati yacu n'Imana. Aza kutwunga n'Imana kugira ngo ubumwe bwacu bwongere bugaruke hagati yacu nayo. Ubwo rero ku muntu umwemera umwizera, ubwo bwiyunge nyine arabwakira, kandi ikibazo yarafitanye n'Imana kikaba kirarangiye by'iteka ryose. Apana iby'akanya gato. Noze numva Didier abimbaza avuga ati ubwo ejo ntago wazaza byahindutse none utari kuvuga uti ni Damascene w'intungane uri kuvuga ukundi kuntu. Nagiraga nkongero nako kantu kumve ntago biba ari iby'agateganyo, ahubwo biba ari iby'iteka ryose. Amen. Ariko Damascene ikintu waruvuze ni cyiza, waruvuze ati Yesu yaje kutubera umwunzi, kutwunga n'Imana. Hari ikindi nshaka kongera mu iryo jambo waruvuze. Yego. Ariko yaje no kutubera icyungo. Yes. Tubereye umwunzi gusa, ariko wenda ngo twishakire icyo twiyungisha n'Imana. Ahubwo ni nawe watanze ikiguzi cyose twasabwaga kugira ngo twiyunge n'Imana. Ikiru niwe wakizanye. Yego. Sibyo? Aho rero ngo bikanaduhesha noneho iki rero. Bavuze ngo urone twiratira gutegereza ikuzo ry'Imana. Mu iki Kinyarwanda nge nasomye aho ngaho bavuga ngo mu murongo wa 2
hano baravuga ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. ubwo bivuze iki? Bivuze ngo umuntu wizeye Yesu akagirwa intungane ku Mana ku bwa Yesu, abana n'Imana amahoro, akaba ari no mu isi yishimiye kuzaragwa cyangwa se kuzabona ubwiza bw'Imana. Mu magambo nyine akaba mu isi afite ijuru, nta n'ikindi. abikesha Kristo. Bavuze amasengesho se, oya, bavuze se icya cumi, oya, bavuze se amaturo, oya, bavuze kuririmba muri korali se. Abikesha kwizera Yesu Kristo. bavuze se kuyoboka gurupe runaka, nabyo nta ruhare bigira mu kugira ngo umuntu azabone ubwiza bw'Imana. ubwo rero intego y'ubutumwa bwiza reka nyigarukeho, ni ukugira ngo umuntu amenye icyo Yesu yakoze kimugira intungane imbere y'Imana. Kandi icyo yakoze si ikindi, ni uko urupfu nagapfuye, igihano nagahanwe, ko Yesaya bivuga muri Yesaya 53 ngo yashenjagura ibicumuro byacu, mu gihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Urupfu nagapfuye, wa muri utazimba nakagiyeho. Icyo gihano cyose ni Yesu wagifashe mu cyimbo cyane, amaze guhanwa ku bwanjye nge mbumwere imbere y'Imana. Icyo nicyo ubutumwa bwiza buvuga. Icya kabiri, ubutungane nagatunganye nge ntashobora, Yesu niwe wabutunganye. Kumwizera bituma bwa butungane bwe bukitwa ubwanjye kandi nta bukoreye, nk'uko ibyaha byanjye yabyishyizeho bikaba ibye atagize ute atabikoze. Nanjye niko ubutungane bwe abumpa bukaba ubwanjye, bukampesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ndi intungane ariko mbazweho gutungana kwa Yesu. Ibyo nivugaho bamyivugaho ku bwanjye, ariko nanone nawe byaba ibyawe ubyizeye uyu munsi. Utwumva rero uyu munsi, nyabune nawe tugira ngo ube wararubaye intungane ku bwande ku bwa Yesu. Niyo ntego y'ibiganiro byacu, nta n'ikindi. Nugira ngo umuntu abe intungane ku bwa Yesu kandi akiri he hano mu isi. Abantu yavuga ngo muri byanditse ngo nta ntungane ibaho, ngo ni hari bwira icumuye ngo karindwi. Oya, iryo jambo ntabwo riba muri Bibiliya. Intungane zirahari, Bibiliya ni iri kuvuga ubwo twagizwe intungane ni ukwemera, dufite amahoro ku Mana. Ahubwo niba utarabayo warakererewe, iri joro ni iryawe kugira ngo nawe ube intungane ku Mana. Yego, si byo Damase? Nibyo rwose. Ntabwo tuza gutindira bari kutwumva. Numva ngeneye kuganira n'abatwumva rwose. Ariko kandi mpamagara nanone n'abandi bose n'umukiranutsi utwumva nawe, kugira ngo niba afite uko yahamagara nawe aze guhamagara. Kugira ngo abantu bamenye ko mu isi Damase hariho intungane. Ariko nuhamagara ntajye kure ikiganiro. Yego rwose. Hari abantu byo tubaza ibibazo usanga bidahura n'ikiganiro tuba twatambukije, twagisobanuye neza. Ni ukugira ngo umuntu amenye uburyo yaba intungane biciye mu kwemera nde Yesu Kristo. Uhamagara aze kuba yiteguye kudusubiza niba nawe ari intungane ku bwande ku bwa Yesu, cyangwa se ari umukiranutsi ku bwande ku bwa Yesu. Naho tuza gutinda, ntabwo tujya kure cyane ko ijambo ry'Imana ryatugaragarije ko burya igituma umuntu atagira amahoro ari uko abatandukanijwe n'Imana. Ariko kuri ubu twebwe abiyunze n'Imana biciye mu kwemera ngo dufite amahoro. Ubwo rero niba ukeneye amahoro ukaba uteze amatwi Country FM, nta kindi usabwa, ni ukwizera Yesu Kristo wakugize intungane, nawe ukakira amahoro. Amen. Uduhamagara rero uyu munsi ntabwo dukeneye kumva byinshi n'ibibazo biri kure cyane yasije twaganiriyeho. Tugeneye ko nyabuntu tubwira ati nanjye wenda ni intungane ku bwande ku bwa Yesu. Kubura umukristo byakumariye iki? Kuvuga ko wizera Yesu niba bitara kugize intungane byakumariye iki? Ko warimbuka ubanye n'Imana amahoro no wabaye intungane ku bwande ku bwa Yesu. Ndagira ngo twumve rwose abadukurikiye, twumve ibitekerezo byabo ariko biganisha ku butungane umuntu aheshwa no kwizera nde Yesu Kristo. Yego, Imana ishimwe. Amen. Barakoze cyane. Ni Emile na Damascene, turi mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, nkuko mu byumvisho y'uno mwanya wo kugira ngo abadukurikiye nabo bagire icyo bavuga by'umwihariko ku ngingo yavugwagaho cyangwa se iganirwaho. Didier wayumvishe ingingo? Yego. Ingingo nayo nawe watukurikiye? Nge nabakurikiye, reka tureke gukopeza abatukurikiye ahubwo.
no kubakopeza biremewe Eh. ni ingingo ivuga uburyo umuntu aba intungane kubwo kwizera ari nabyo bimuhesha ibyiringiro bizima byo gutegereza ubwiza bw'Imana. aha hadashingiye ku bindi twagiye twumva nta zindi details zirimo. okay niyo mpamvu nge nanze gukopeza ndavuga nti reka mubyivugire Yego, kugira ngo wenda ndashobora kuba nabivuga ukundi bijyanye wenda nuko ari ukuntu umuntu bataba asobanukirwa neza. Hanyuma 0782 44 21 25 cyangwa 07 381 300. Ndasubiramo 0782 44 21 25 cyangwa 07 381 muraduhamagara kuri Country FM. Izo nizo nimero zacu, hanyuma tubakire. Halo 0782 44 21 25 cyangwa 07 381 300. Halo 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 Halo. turakumva. Ninde waherereye he? Mavugana no bitagiti mu Gishoma. Sinzi banza ari ikibazo cya network cyangwa se cya rezo. Halo mwiriwe neza. Amakuru ni meza turakumva. Witwa nduherereye he? Nitwa Manuel, mperereye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Giheke. Emmanuel Giheke turakumva. None ko bavuga ngo ijuru ntirikorerwa. Yego. Hani ngiye nkaba naramenye ubwenge numva ngo ijuru rirakorerwa ngo dukorere Imana. Yego. Ubwo ni gute nyine ijuru ridakorerwa? Wakurikiye ikiganiro se cyangwa ugifatiye hagati? Wakurikiye icyo twasobanuye? Wakurikiye icyo twasobanuye uyu munsi? Wakurikiye ikiganiro uyu munsi? Ntacyo ukomeza utega amatwi uraza kumva uburyo ridakorerwa. Sawa. Murakoze Emmanuel. Halo Halo. Turakumva. Witwa nduherereye he? Ni Obedi Imuhari. Yego Obed. Akarere ka Rusizi. Yego. Ibyo muri kuvuga ijuru rirakorerwa cyane. Ijuru rirakorerwa cyane. Hanyuma twaganiriye umunsi tureba uburyo umuntu agirwa intungane cyangwa se umukiranutsi n'ukwemera. Nicyo twaganiriye uyu munsi. Ese nawe wabura umukiranutsi kubwo kwizera Yesu? Nanjye ndi umukiranutsi mu kwizera Yesu. Hanyuma kugira ngo umukiranutsi se hari igikorwa cyawe kirimo? Igikorwa nta cyaba kirimo ariko nanjye kirimo. Ariko mbega nyine ni muri rusange igikorwa ko hagenda ufasha n'abantu. Icyakugize umukiranutsi ni iki Obed? Icyagize umukiranutsi ni ukwihanganira ibidashoboka. Ntabwo byakugira umukiranutsi. Ukomeze ukurikire, ntabwo ukurikira neza ikiganiro cy'uyu munsi. Twakira undi. halo halo Halo. Yes, Country FM turakumva. Witwa nde? Uherereye he? Natanga Jean de Nyamasheke mu Nyamasheke. Jean de Dieu, amakuru yawe? Makuru meza Didier. Yesu nashimwe. Uruvugana na Emile. Emile Didier. Didier nawe arahari. Ndakumva neza. Didier. Tubwire wakuri iki kiganiro? Ikiganiro naje kurike. Aha, niki wakuyemo uyu munsi mu byo twaganiriye? Aho bono mwazo mwimbi. Aha. Yaro sanga ya Super League yada.
yitiranyije ibiganiro kubera ko Didi yaba mu biganiro byinshi nta kibazo azaguhamagara ubutaha. Ashobora kuba wenda yumvaga ari amasaha ariko kuwa kane isaha turi mu kiganiro ijoro ntirikorerwa nkeka ko ubwo yibeshye. Nta kibazo. Hello Country FM. Hello. 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 Oui, alors. Turakumva. Witwa nduherereye? François ndi kumwe nayo merereye Nyamasheke. Yego François. Nanjye icyo kiganiro nagikurikiranye nagize intungane. Yego, ni François Mwikorwe? Ni François Mwikorwe. Amakuru y'abakiranutsi bo Mwikorwe? Abakiranutsi bo Mwikorwe bameze neza rwose. Ubasuhuze cyane. Yego ndabasuhuza. Ngaho ganiriza abakurikiye ikiganiro. Yego nagikurikiye nanjye nagizwe intungane n'ipfa n'izuka rya Kristo. Amen. Nta gikorwa cyane na kimwe nabikesheje. Yego rwose. Kandi byaremeye rwose no mu ijuru numva biremeye. Amen. Amen. François tugushimiye Imana usuhuze bene data bo Mwikorwe cyane. Yego ndabasuhuza ubu ngubu nabo barakurikiranye aho bagiye bari. Amen. Yego. Hello. Hello Country FM. Turakumva witwa nduherereye he? Ko bisanzwe nitwa Gasore mperereye hano mu murenge wa Nkungu. Yego Gasore. Ikiganiro twagikurikiye. None se Yego Gasore wakuyemo iki mu kiganiro? mu kiganiro nakuyemo mureke mbibariza akabazo. Nta kibazo tubaze ariko kajyanye n'icyo twaganiriye. Ko bavuga ngo ijuru ngo ntirikorerwa. Hello. Turakumva neza Gasore. Ko bavuga ngo ijuru ntirikorerwa. Yego. Abantu bose umuntu wese iyo yapfuye arijyamo. Urakoze cyane. Cyangwa se uri ku isi we arijyamo. Iki kibazo cyawe ni cyiza turaza kugusubiza ugume ku murongo. Yego. Hello. Oui. Hello. Oui. Turakumva. Watubwira amazina yawe ukatubwira naho uherereye. Yavuyeho. Hello. Reka twakira abandi. Hello. Country FM alo. Hello. Hello. Oui. Witwa nde uherereye? Ndayizeye Jean Claude ndi ku ruganda. Ko muvuga ngo ijuru ntirikorerwa. Umuntu nadakora ibyiza nakora ibibi azarijyamo cyangwa. Urakoze cyane turaza kugusubiza. Hello. Oui. Watubwira Imana ndi Nyakarenzo. Ikiganiro nagikurikiye ibyo muvuga ndabyumva kandi ndari nabyemera. Yavuze ko ari inde Nyakare uri Nzeyimana. Nzeyimana. Ariko Yesu Kristo yadufiriye ku by'ibyaha byacu. Kuko turayibabazirwa n'ibyo. Ariko nyuma yo kubabarirwa none twongere dukora ibyaha ubuntu busaje ko Yesu Kristo yatubabariye. Nzeyimana urakoze cyane ariko sinzi nimba aho twasomye wumvise icyo twasomye uyu munsi nuko twagisobanuye. Twasomye amagambo mu Waroma mu gice 5:2 n'uwa 2. Aho batubwiye ngo ubwo twagizwe intungane n'ukwemera dufite amahoro ku Mana. Kugirwa intungane bingana no kugirwa umukiranutsi imbere y'Imana. Yego. None we waba nawe waragizwe intungane no kwizera Yesu? Ndabyemera. Uri intungane kubwo kwizera Yesu? Ndi intungane kubwo kwizera Yesu. Kuba intungane ku giti cyawe bisobanuye iki ubwo? Kuba intungane ku giti cyane no kwemera ko Yesu Kristo yampfiriye ku byaha. Ariko nkaba ntakwiye kongera gusubira mu ibyo byaha. Yego. Kuko nabamushubije ku musaraba. Ahubwo ni ukugendera mu bitunganye. Uti gute?
Abaroma igice cya 6 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko tuvuga iki tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage aho nukwiye kumfasha ndaza kuhagufasha cyane. Ni Paulo avuze ayo magambo ariko yanakomeje avuga ngo ntibikabeho, aravuga ngo twebwe abapfuye ku byaha ntabwo twaguma kubiramiramo. Noneho ariko ndashaka kukubaza rero, kubera ko ukwemera ubwabyo bikugira intungane, sibyo? Kandi intungane nikora ibyo gutungana, siko bimeze Nzeyimana? Intungane nikora ibyo gutungana, sibyo byiza se? Ubwo ntibyumvikana. Noneho rero tujyane, sibyo? Ikibazo nuko umuntu avuga ko ari umunyabyaha akanavuga ko yakora ibyo gutungana, sibyo? Ariko niba nawe uri intungane kuko kwizera Yesu, nubundi intungane nikora ibitunganye nyine. Umunyabyaha akora ibyaha, intungane igakora ibyo gutungana. Igikomeye rero nuko umuntu abanza kuba intungane. Noneho ibyo gutungana bigakurikira. Sinzi niba wanyumvishe Nzeyimana. Ndakumva. Ntiyabanza gukora ibyo gutungana kugira ngo umuntu abe intungane, ahubwo habanza kuba intungane hagakurikira gukora ibyo gutungana, sibyo? Ndagira ngo yego umfashe kuba twakura abantu mu rujijo. Yego, ibyo muvuga n'ibyo kuba intungane nibyo, ahubwo nuko abantu bishaya mu byaha bagasubira mu byaha, barangiza bahagaruka bahagarara ngo Yesu Kristo yaradupfiriye ibyaha byacu abikuraho, ngo ibyo turi gukora ubu ngubu ntabwo tuzabibaza. Tujyane rero Nzeyimana, abandi bantu bihorere, sibyo? Kubera ko agakiza nakawe, ni wowe Yesu yapfiriye, ariko yapfiriye bose ariko kugira ngo numwizera ku giti cyawe ukire, sibyo? Ntabwo babiri bazabaryame ku gitanda, umwe azagenda undi asigare. Wireba ku wundi, reba ku giti cyawe. Kuko ubutungane umuntu aheshwa no kwizera Yesu Kristo ntabwo ari ubutungane bumujyana gukora ibyaha, ahubwo ni ubutungane bunamurekesha gukora ibyaha. Uri kubyumva Nzeyimana? Ariko nanone ntabwo kuza kureka ibyaha aribyo biza kumuhesha kujya mu ijuru, ahubwo ahabwa ijuru kubera bwa butungane aheshejwe no kwizera nde? Yesu Kristo. Noneho ariko aho harimo n'imbaraga zimurekesha bya bindi bya kera yakora. Wabyumvise neza? Akaba atakongera kubisubiramo kubera ko yakiriye nyine undi mwami mushyashya, sibyo? Uwo mwami arazana n'ubuyobozi bwiwe, ariko ubwo iyo miyoborere si imuhesha kujya mu ijuru, ahubwo ikimuhesha ijuru ni bwa butungane yaheshejwe na Yesu Kristo kubwo kubyizera. Bingana nuko umuntu aba umwana. Ufite abana mu rugo? Ndabafite. Bingana nuko umuntu avuka, umwana wawe mukuru yitwa nde? Umwana mukuru yitwa Nigena. Nigena wawe ikimugira uwawe si imico myiza gukomoraho. Ikimugira uwawe nuko wamubyaye. Noneho cyakora kubera ko nanone mubana mu rugo nk'umubyeyi unamutoza imico myiza nk'umubyeyi, sibyo? Ariko ayitozwa ari umwana wawe mu buryo budasubirwaho, yavukiye iwawe nyine. Urabyumva Nzeyimana? Iyo umuntu abaye umwana w'Imana aba nabaye umuragwa w'ijuru mu buryo budasubirwaho. Icyakora wa mu ijuru yavutse habayo n'imico yabo mu ijuru, sibyo? Nkuko tuvuga kuri Adamu w'umunyabyaha tugahinduka abanyabyaha, n'ingeso zacu zikaba iz'ibyaha. Niyo uvutse kuri Kristo w'umukiranutsi, ubu umukiranutsi kubwe, ariko n'ingeso zo gukiranuka akaziguhereza, nagaguhereza igice, sibyo? Wabyumvise? Nabyumvise. Yego. Ariko hari uko abantu bumva ibintu nabi, abandi bihorere. Wenda gira icyo twaganiraga Nzeyima ni ku giti cyawe. Reka bivuge ku ruhande rwanjye rero. Ku rwawe ruhande. Rwanjye ruhande nemera ko tugomba gukiranuka. Gukiranuka ubwo ni iki? Gukiranuka nshaka kuvuga ni ukwemera ko Yesu Kristo yadupfiriye ku byaha. Yapfiriye ibyaha byawe bingana iki? Ibyaha byanjye byose. Urakoze cyane. Noneho icyo kucyemera ubwacyo kikugira umukiranutsi. Kubera ko nta cyaha ukibarwaho imbere y'Imana kubw'uwo Yesu nyine wapfiriye ibyaha byawe byose. Mu gihe ngize intege nkeya
nkaba nabasha kugwa mu kindi gishuko kubera ko nambaye umubiri yego amandi no mwisi yego byonyine kugaruka kongera ngaca bugufi imbere y'Imana Yesu Kristo ngasaba imbabazi nongera kwezwa nkongera kuba undi mushya. Bo yugarutse se utanga ikihe kiru cy'ibyaha? Yo ngarutse rero urugero anga ndagira ngo tumvikaneho neza. Nta kibazo pe. Ndi mwisi nambaye umubiri cyane. Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga hehe imbere. Ayo magambo urayazi neza yo mu Baroma 7? Ndahumva. Yasobanuye ko ari iyihe mpamvu? Impamvu abisobanura yavuze ko ari iyihe mpamvu? Impamvu abisobanura yabivugiye ku bya kamere. Yaha, yaravuze ngo impamvu bitankundira gukora ibyiza nisanga nakoze ibibi ngo ni icyaha kigize gute kimbamo. Arega Nzeyima ukwiye kumenya ko icyaha si igikorwa wakoze. Icyaha niyo kamere ukomora kuri Adam. Imana ikubara nk'umunyabyaha utanakoze icyaha na kimwe. Na niyo mpamvu yijya kukugira umukiranutsi nishingira ku byo wakoze kubera iryo gerageza ryawe wazuvuga rihora rikunanira. Igendeye kuri ibyo ntiwazigera uba umukiranutsi na rimwe. Umuvuga ibintu mwivuguruza. Sibyo? Ibyo uri kuvuga ubwabyo biravuguruza icyo uri kuvuga. Sibyo? Na niyo mpamvu kubera ikintu kikubamo nubwo ufite inyota yo gukora ibyiza ugasanga wakoze ibibi, Imana yo yashimye kutakwemerera mu byiza byawe ahubwo ishima kukubaraho ubwiza bwa Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe. Iyo niyo tiki ituma wemerwa n'Imana, niyo tiki kujyana mwijuru. Ibyawe kubera ko urumva harimo ibyiza bivanze nibibi ntago wabyemererwamo Nzeyima. Icyakora nyine ntago turi kuvuga ngo ugende wikorere ibyaha. Oya, ahubwo turi kugira ngo Yesu wakiriye araguha n'imbaraga zo gutsinda ibyaha bwa bubi bwawe ufite. Sibyo? Ariko ntago uzaheshwa kwemerwa nuko ugenda utsinda. Ahubwo uzaheshwa kwemerwa nuko wabazweho ubwiza bwande bwa Yesu bwo budahindagurika. Niyo mpamvu ano mu magambo twasomye handitswe ngo twaratsindishirijwe. Yego. Kutsindishirizwa rero bituruka kuko umuntu aba yatsinzwe. Yego rwose. Iyo watsinzwe ni wowe utsindishirizwa. Wizera ugutsindishiriza. Na iyo uri kuvuga ngo wowe wagerageza kwitsindira ubwo ugutsindishiriza yarorera kuko nubundi nawe uba ushaka kubyikorera. Yego rwose. Aho ndahumva. Niba uhumva rero wahana umurongo abandi tuzakomeza kuganira na nyuma turaza kuguha nimero twakomeza kuganiraho kuko urumva n'ibitekerezo byawe byari byiza cyane ariko ntago umwanya wofata wose. Murakoze. Urakoze nawe ugira ijoro ryiza. Baza. Hello. Witwa nduherereye he? Isiza finance imbere hane nkungu kwiheneka. Silas inde? Fenias igisubizo ndi hano inkungu kwiheneka. Fenias nkungu. Nana ko mubango ijuru ndiri kurerwa. Ubu ngo uri ngo murozi wemera ijuru wazaribona. Urakoze cyane. Urakoze turaza kugusubiza. Ariko gisa n'icyundi yari yabajije abantu bakoze ibyaha. Gusa kubera ko bemera ijuru bazarijyamo turaza kugusubiza nacyo. Yego nta kibazo. Sawa. Komeza ukurikira ariko kugira ngo uze kumva icyo tugusubiza. Yego. Allô? Allô? Oui. Jean Paul Kiziyambere. Yego. Batubwiye guhamya ku ijambo gukiranuka cyangwa ubutungane. Yego, buheshwa no kwizera. Buheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nanjye ndahamya yuko uwizeye umurimo Kristo wakoze ku musaraba aba abaye umukiranutsi cyangwa se mu rindi jambo abaye intungane. Yego rwose. Abiheshejwe n'umurimo Kristo yakoreye ku musaraba Golgotha. Amen. Hanyuma ibyo bintu bishobora kongera bigahinduka? Ntabwo bihinduka. Yego rwose. Urwandiko rw'Abaroma 5 umurongo wa 19 atubwira yuko
kutumvira imana k'umuntu umwe kwatumye abantu benshi baba abanyabyaha. yego kumvira k'umuntu umwe ari we Yesu Kristo kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Muri abo benshi njye narangije gushyika umurongo ukwiye. amen. Noneho kandi mu rwandiko n'ubundi rw'abaroma n'ubundi hakomeza hatubwira ko ibice 4 mu murongo wa 4 navuga ibyerekeranye no gukora ugahabwa ibihembo. Ariko dusanga yo ukwizera cyangwa se kugirwa umukiranutsi cyangwa intungane tutabiheshwa nuko ari cyo twakoze, ahubwo twizera icyo Kristo yakoze. yego cyane rwose ko aricyo cyuzuye Imana ikatwemera ko turi abakiranutsi kubwo kwizera umurimo Kristo yakoze wonyine. amen. reka tugushimire Jean Paul. Umurongo wa 5 baravuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. amen. turagushimiye cyane ku nkungu utanze. ijoro ryiza. wenda dushobora kwakira nk'abandi babiri kugira ngo batanze ibitekerezo nabo basubizwe, cyane cyane ko nubwo hakiri igihe, ariko reka twakire babiri hanyuma tuza kubona umwanya ugihari turaza kuza kubaha umwanya kugira ngo nabo bakomeze kubaza ibindi. yego Kanturaro. Hello, Kantrefe. oui Igihe umuntu yibaza ati ninde murahagana he? Nuwimana Viateur mu murenge wa Bweyeye. yego abantu bibwiye baratukura. ati umuntu yawundi ijuru ni gute umuntu yawundi muntu ijuru? urakoze, turaza kugusubiza, ukomeze utega amatwi. Sawa, murakoze namwe. hanyuma turakira undi dushoje kino cyiciro cya mbere cyo kwakira telefone, nituza kubasubiza akabakira umwanya n'abandi turabakira. yego Allo Country FM. Ndakumva Didier. urinde uherereye he? Ni Mutimasi. yego Nanga kw'icyo kiganiro. yego Ndumva ngiye namenye ko nabisobanura, ariko nyine buri muntu agomba burya nta muntu utiye agaciro, nta muntu wakaguha. Burya umuntu wese agaciro. urakoze ntabwo wakurikiye. Reka twakira undi hanyuma twasubiza. Allo. Emmanuel ugarutse. yego Emmanuel. Alo? turakumva tubwire. Emmanuel ugarutse. yego Emmanuel. Maze gusobanukirwa ko ijuru ridakorerwa. amen. ahubwo twariherewe ubuntu. amen. ahubwo se buriya ntabatubwira ko rikorerwa, ubwo tuzaba tubabwira ngo ishimire ko Imana igwishuriye icyo. yego. hanyuma uzakubaza nawe uzamubwira icyo Imana. Umurimbyi uvuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe urabwunzi. ngo nimara kumwemera nk'umukiza wanjye. numara kumwemera nk'umukiza wawe. Iyo ndirimbo ndayizi cyane, duhora tuyiririmba. ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire, ubwo buntu wahawe nawe. ubwo tukubwiye icyo uzajya ukora bakubajije. bambajije. yego rwose murakoze cyane, kubera ko usanga kandi njyewe tumaze kumenya yuko ukimara kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe ngo uzakizwa. yego. ariko noneho nkajya kumva ngo ijuru ngo dukorere Imana ngo kugira ngo tuzajye mu ijuru. reka ibindi tuzabiganire nyuma. turaza kuguha nimero tuzakomeza kuganiraho. ibyishimo byatuma ufata umwanya munini cyane. Sawa, murakoze cyane. tugushimiye Imana, urare neza. ya mahoro twavuze umuntu ayishwa no kwizera asandari mu mutima wawe ari menshi cyane. murakoze cyane kabisa, naho ubundi banshukaga. Imana ishimwe. ngira ngo twafata umwanya. ikibazo cya mbere reka duhere ku muntu wabajije ni Viateur uri Bweyeye. ariko dushimira cyane nanone Country FM ko binyuze muri Country FM tubasha no kuganira n'abantu bari Bweyeye. nabyo urumva ko ni byiza cyane, nabo bakamenya amakuru y'ijuru. yego rwose. Viateur uri Bweyeye yabajije ngo ese umuntu yahunda ijuru? Nta umuntu wahunda ijuru. icyakora umuntu yakubwira
aho ribonerwa ko ari muri Kristo Yesu nkuko turi kugusobanurira nta kindi umuntu yagukorera nta kindi ubushobozi dufite nubwo kubwira abantu ubutumwa bwiza ubwize yakabona ijuru ariko Yesu niwe wakoze igihesha abantu bose kujya mu ijuru ngo yavuze ngo ni nge nzira inange kuri inange bugingo nta wajya kwa data nta mujyanye atari nge umujyanye kandi inzira ni imwe nyine niwe nibyo rwose hari undi witwa Phineas w'inkungu wavuze wabaje iby'umurozi umurozi wemera iby'ijuru ese yarijyamo ariko arahuza ikibazo na Ndayizeye Jean Claude wavuze ngo ese umuntu nakora ibibi ijuru azarijyamo ni ibibazo bisa birasa gukora ibibi no kuba umurozi numva byose ni bimwe cyane nkuko twabivuze abantu bose ni babi duhora tunabivuga abantu bose bavuka ari babi kandi ku kigero kingana urugero ndetse cya gisambo cyari kibambanywe na Yesu byari bibiri kimwe cyari iburyo ikindi kiri ibumoso uriya nawe yari gisambo ariko kimwe n'abandi bantu bose yego yizeye Yesu rero byamuhesheje kubona ijuru yego sibyo reka mvuge ngo mu maso y'Imana abantu bose banganya ububi ni babi ku rugero rungana sibyo ahubwo icyo basabwa no kwizera Yesu kugira ngo abahe ijuru bagendeye kuri visa yatanze bagendeye ku bwiza bwa Yesu Yesu ni wenyine utagira icyaha no gukiranuka kwe niko konyene kwemerwa imbere y'Imana y'umwizeye uhabwa ijuru ku bw'uwo Yesu wizeye ariko rero nkuko twaganiriye kare na Nzeyimana w'inyakarenzo ntibivuze ngo niba mwizeye nari umurozi nzakomeza kuba umurozi niba mwizeye nari gisambo ntibivuze ngo nzakomeza kuba igisambo kubera ko Yesu niwe mbaraga zikiza ibyo byose bari kubwira Yosefu umwana uzavuka baramubwiye ngo uzamwite Yesu kubera ko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo bivuga ngo Yesu ntaduhesha ijuru gusa ahubwo ni nawe ufite imbaraga zo kudukiza ubwo bubi bwose dukomora kuri Adamu ariko ntabwo gukira ubwo bubi ari byo bimesha kujya mu ijuru nanza nkarihe n'ubwiza butari ubwanjye ahubwo bwa Yesu namara kuba umwana mu rugo ngatozwa imico yabo mu rugo rw'Imana ari kindi twakongeraho nta kindi nyine ni umuti w'ibyo nabyo uri muri ubwo buntu iyo ubwakiriye izo mbabazi uheshwa no kwizera Yesu Kristo niho nibyo ubasha kugira gute kubireka bigakunda abantu barashaka gukora ibyiza kandi ari babi ntago byashoboka urumva umuntu ufite se virusi mu maraso yatanga amaraso mazima gute ntago byashoboka ntago bishoboka abantu nibo banze bizere Yesu umuntu abarwaho gutungana kwa Yesu umuntu abanza abumukiranutse umuntu abe igiti cyiza agiye yakwera n'imbuto nziza aho nitwahatinda hantu humvikanye Gasore w'inkungu ese umuntu wese azajya mu ijuru ko ridakorerwa ni ikibazo yabajije yego ni ikibazo yabajije ariko burya navuga ngo no mu buzima busanzwe imbabazi zihabwa uzemera kuzakira yego burya njya mbona ukuntu na Perezida wa Repubulika ajya atanga imbabazi iyo uzemeye nyine uranazakira ugataha burya rero yaziguhaye ntuzakire wakigumira n'ubundi muri gereza mu bundi buryo Kristo yapfiriye abantu bose ariko kugira ngo ibyo bintu byakire ni uko ubyizera iyo ubyizeye rero nibwo ujya wakakira izo mbabazi ariko iyo utabyizeye nta mbabazi z'Imana zishobora kukugeraho ubwo no kurimbuka biba bigutegereje cyane Yohana 3:16 nicyo gihembo haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo yamutangiye ubugabo ari mu isi bose ariko akazamwa akantu ngo kugira ngo umwizera atarimbuka umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho sibyo bivuze rero ngo nubwo Yesu yagupfiriye ariko birasaba ngo wemere icyo ngicyo yakoze birasaba ngo wizere ko ubwo yagupfiriye ubwo wakuriho rwa rupfu rw'iteka kubyizera nicyo kibigira ibyawe ndatekereza ko Gasore yarakidukurikiye Gasore rwose reka tukubwire ngo nibyo Yesu yapfiriye abari mu isi bose nawe yaragupfiriye ariko birasaba ngo wemere ko urwo rupfu rwasimbuye urwawe birasaba ngo wemere ko igihano yahanwe ari cyo wari ukwiriye guhana bityo ukurirweho icyo urwo rupfu mu magambo make
wizeye icyo Yesu yakoze niwe wenyine ufite ijuru ndirikorerwa turihabwa ku buntu ariko kuwemera hano mu magambo twasomye bavuze ngo nuko rero ubwo twagizwe intungane n'iki no kwizera handi n'ukwemera ndavuga ngo kwemera nibyo biguhesha rya juru ryatanzwe ku buntu ni nko bavuga ngo kagari hari ihene wenda z'ubudehe bari gutanga ariko bigasaba ngo abazigenewe bajye kwiyandikisha sibyo utiyandikishije se wayibona ntabwo wayibona nubwo zatanzwe ntabwo wayibona mu by'ukuri iyo abantu bajye banabyumva neza iyo tubwira abantu ko ijuru ridakorerwa mu by'ukuri suko ari ikintu gihendutse yego rwose ahubwo nuko ijuru ni ikintu kiri hejuru gihenze cyane nta kiguzi umuntu yabona yahereza Imana ngo imujyane mu ijuru Imana rero yabonye abantu bakennye batabona ikiguzi cy'ijuru ryayo ihitamo kuritangira ubuntu ariko nabwo iritangira ubuntu ariko ibanje gutanga kwishakamo ikiguzi y'ubwayo kuko ariyo yari igifite icyo kiguzi ni urupfu rwa Yesu iyo wemeye kuri umukene utabona icyo kiguzi ugendera ku kiguzi cyatanzwe n'Imana ubwayo ubundi Imana igakwihera ijuru ubwo mu bundi buryo amatike Imana yari yatanze ahubwo abantu nibayafate bajye mu ijuru yego twakira abandi bantu bake mu minota 8 dusigaranye Hello oui Tanzania ndi Karongi mwene data Zaria Yesu ashimwe ayimba bavandi mutwanezerewe ndaje kuri bene data bikarongi bose mva turabatashya ariko nandi kubabwira ko nje nakirijwe bitse kuri radio rero abantu bikarongi bateze amatwi n'abandi bantu bose nibizere ibyo bintu uko nanye nabyize mbona ijuru kandi mfite amahoro ku Mana yego rwose rero ndanezerewe n'abikarongi baranezerewe abantu nibagukiye kumva radio nanjye nabisuzuguye ndyumva ariko biza kugira hano numva biramfashe iyo mubivuga mba numva byoroshye niba uko nakijwe birumvikana impamvu birumvikana abavandimwe bagubwe neza bose bari kunyumva amen amahoro y'Imana mwene data Hello Country FM Hello witwa Nohereye ongera ijwi witwa Kiza Gerard Munyofe Gerard Muyofe ikibazo ushaka kongera kuri izo nyigisho kongeraho cyangwa kubaza si ukubaza ahubwo n'inkunga y'ibintu mva yakongerwa kucyo twavuze warangize kwemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi we ntabwo abakiri imbata y'icyaha ni ukuvuga ngo abarangize kubaturwa ku cyaha nta kindi gihe kindi gishobora kuba agifite uburenganzira bwo kugendera mu kigo Gerard reka kuvuga muri rusange wowe waramwemeye Yesu ndamwemera 100%. uri umukiranutsi ku bwa Yesu se ndabyemera ko n'umukiranutsi ku bwa Kristo nta cyaha ufite ku Mana nta ibyo bintu ntago byahinduka ejo cyangwa ejo bundi narangiza gukwereka ko nta wemeye Kristo ni wowe Gerard oya wivuga rusange vuga ibyawe ibyo bintu ntibyahinduka ukongera ukaba umunyabyaha ntabwo bishobora guhinduka uri intungane by'iteka ndabyizera none se mu mico yawe ubwo nta kintu na kimwe Imana yakunenga ibanzi ariko nizera amaraso ya Kristo ko yose agomba kweza byose agomba kuzabyeza se cyangwa kuyabyejeje yabyejeje ugubwe neza rero Gerard urakoze cyane Allo Yesu ahimbazwe Angelique nduye igihe cye yego Angelique urwange ruhari nanyuzwe wanyuzwe rwose ahubwo musengera muri hetorero muri edini okay Angeli wanyuzwe n'iki mbere yuko tujyaho nanyuzwe n'ukwemera ntabyo najyaga nsobanukirwa none wabisobanukiwe nabifataga ukundi kundi none se wasobanurira undi muntu wabifataga nkawe wabifata gute none uri kubifata gute nabifataga ko umuntu ashobora gukorera ijoro none bimeze gute mu mutima wawe
mbese numva ko ijuru ridakorerwa. Urarifite urariraranye cyane. Urikesha iki Angeli? Urikesha iki? Ijuru riraranye urikesha iki? Ndiraranye kubwuko nta rindi sobanukiwe. Niki wasobanukiwe? Ariko ibyo mwigishije byose nasobanukiwe, haraho nabifata guko bitari ariko nabisobanukiwe. Kuri ubu umukiranutsi mwiri joro? No umukiranutsi se. Umva bitazahinduka? Oya. Byarangiye. Angeli turaza kuguha nimero mu kanya mu minota 4 cyangwa 5 iri imbere. Yego. Ibindi tuzabiganira inyuma. Murako. Mugika aho bita mugikari. Yego. Tugushimiye Imana kandi. Yego murako. Usuhuza abantu baraho mu rugo? Yego. Mugira ijoro ryiza. Yego namwe. Turacyafite iminota 3 ubwo reka twakire babiri hanyuma dufate muri minota yo gusoza. Nta bibazo. Nta bibazo. Twagiye dusubiza direct. Okay, ntacyo. Ntabyo dufite hano. Ubwo twakakira abantu hanyuma tugafata n'iminota nta kibazo. Yo gutanga wenda nimero. Yego. Country FM. Hazo. Samuel muvugana. Samuel uherereye he? Uherereye ku ruganda. Hano umurenge wa Kamembe akazi. Yo kumva. Numva ijoro rirakorerwa da. Ni nk'iki wakora Samuel kugira ngo uribone? Ni iki nakora kugira ngo ndibone? Wowe ku giti cyawe. Ye ku giti cyanjye. Ariko duhe n'ibyanditswe wenda. Uduhe icyo wakora ariko gihura n'ijambo ry'Imana. Gihura n'ijambo ry'Imana. Bon. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bishatse kuvuga ngo none ntabwo njyewe ntabwo nafata umuntu cyangwa se ngo njye kwiba cyangwa se ndiganya umuntu tugufashije kugira ngo udatinda. Iryo ni rimwe mu mategeko y'Imana. Ubwo urashaka kutubwira ko mbega washobora amategeko y'Imana kugira ngo ujye mu ijuru nkawe Samuel yose uko angana? Wenda amategeko 10 yose ntabwo nayubahiriza. Nta nubwo ari 10 gusa, burya amategeko ni menshi arenzayo. Utayubahirije rero yo usitaye kuri rimwe Yakobo 2:10-11 gutyo. Yo usitaye kuri rimwe bingana no kuyica yose uko yakabaye. Yesu niwe washoboye ibyo bintu byose uri kuvuga. Yanagukunze nk'uko yikunda kubera ko yari afite ijuru ryiwe, yemera kuri gusangiza nawe kugira ngo ribe iryawe. N'amategeko yose rero niwe asohoraho. Cyangwa se niwe wayashoboye ku bwa Samuel kugira ngo Samuel namwizera abarweho gutungana kwa Yesu. Yesu niwe ufite itiki iguhesha kujya mu ijuru. Wowe wakora bimwe ibindi ukabyica bikangana no kubyica byose. Ku bwawe ntibyashoboka. Niyo mpamvu bisaba ngo wizere Yesu ugirwe intungane kubwo kwizera Yesu. Samuel urakoze guhamagara, dusigaranye umunota umwe tugiye kutangamo nimero. Ibindi turaza kuganira nyuma y'ikiganiro. Aba murakoze Imana baho umugisha. Urare neza. Aba namwe. Reka twakira umwe hanyuma bite tusoza. Yego. Uratwibwira uri he ndetse n'amazina yawe? Allo? Oui. Norbizo hano Nyakare. Afuze irizi? Norbizo. Okay. Ikiganiro mwacishirijeho ni cyiza cyane, twagikurikiye kandi mwashoze cyane. Utubwira icyo wakuyemo widucika gutyo. Ibyo nakuyemo ni uko ijuru nyine ridakorerwa. Ubwo waribonye nawe? Nabibonye kandi nabyishimiye cyane. Urare neza rero, ibindi turabiganira nyuma. Sasa mudizo nomero turazikeneye cyane. Sawa urakoze cyane. Usuhuza abantu b'Inyakarenzo. Yego. Reka dufate umwanya, ndabona iminota yagiye. Iba ari mikeyi. Iba ari mike. Hanyuma umwanya wo kugira ngo wenda bari bakeneye hari ibyo mushobora kuba mwanoza kubijyanye n'abamaze guhamagara. Nabonaga Emile ariko agira itwa yandika. Nasubije. Abasubije. Byose nabisubije na mwene data yamfashije byatunganye. Hari abashobora kuba bafite rero bibazo ndetse no gusobanuza ku buryo bwimbitse. Hari umurongo bashobora kuba banyuraho.
yaba bahereye none hanyuma y'ikiganiro ndetse n'ikindi gihe bashobora kubabonaho. Ego cyambere turabashimira badukurikiye bose n'abazadukurikira n'ubundi ikiganiro kizakomeza gutambuka ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ego dufite Facebook page yitwa Ijuru Ntirikorerwa, umuntu yajya kuri Facebook akayireba, ibiganiro byose biba biriho n'ibyatambutse byose biriho n'ibindi bizakurikira zo yatubishyiraho. Ikindi nako tuba turiho dusubiza ibibazo byose umuntu ashobora kubaza, n'amazina yacu yareba. Nge ni Emile Nshimiyimana kuri Facebook, nje ni Bizimana Damascene. Yego tugira na YouTube channel no murongo wa YouTube naho dushyiraho ibiganiro byinshi bitandukanye n'ubuhamya bw'abakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, abantu bafite ya mahoro bakomora ku kwizera Yesu Kristo. Ubwo rero gusangira n'abandi ubuhamya, gusangira n'abandi icyabakijije nawe byagufasha ugiye kuri iyo YouTube channel. Hanyuma nimero za telefone ari MTN yanjye ni 0784 42 57, Airtel ni 07 3 3 9 3 Urakoze cyane. Nanjye ni Bizimana Damascene, MTN yanjye ni 07 72 70 67. Tigo ni 07 22 33 92 74. Amahoro y'Imana abe kubizera Yesu Kristo bose. Amen. Amen.